ariko nko mu bantu twavuganye muri ayo masaha ngahe naremerewe nabi bataga bumva bavuze ngo ngo cyangwa uratwite no kwa muganga. Uragenda urya muraho neza amahoro y'Imana bane namwe kanizere ko mumeze neza njye ndashima Imana ariko ntabwo mfite kimenyesha cyane sibyo nyende sibyo mama yabaye iki ngo amenyo ntabwo ndwaye amenyo imiti nakoze pepe narwaye malariya vuga ngo malariya nzakira ryari nzakira vuba malariya Mika ngwino Mika ndagukubita mbwira Mikayeli icare mbaganiriza wagiye ugakuramo kakao wowe kuko numva babaye kakakoze Paul icara oya Mikayeli Imana ndaza gukira neye ko njya gusuhuza ndashima Imana meze neza mu gakeya ubu ngubu mvuye kwa muganga ndacyafite na neza hano mujyane bamukurire bahamagare genda ubahamagare gahoro ariko ubwo mvuye kwa muganga ndacyafiteho n'aka kaboro mama reba hano ababaye wakabonye tari hareba mama ababaye reba hano ntabwo ndwaye amenyo ndwaye malariya reba ndekura iyo myenda yawe malariya aho ukaba umaze ibiryo mama arwaye bwira mama Paul ngo urakira merci Mika ndagukubita vaho rero nivugira n'abantu mwe kurwara ni umunota umwe gukira bigafata igihe Imana yorohereze buri muntu wese urwaye icara hano byatera kumande byihorera Imana yorohereze buri muntu wese urwaye yaba arwariye mu rugo yaba arwariye kwa muganga merci chérie yego chérie ndakira rata reka nkwereke reka nereke Mika nimba hari ikintu nabonye nta mubyeyi w'umugore urwara nawe nababaye nika ugiye gukuramo kaka ugiye guca he ariko aka kana Mika ajya gukuramo ejo nagiye gushutinga muri Hayati ejo twari dufite shoot turayikora noneho biyo mwaretse nkabaganiriza genda gukuramo kaka wowe genda caho Mika wababwiye ejo twaragiye turashutinga bigeze nka 9:00 z'amanywa numva umutwe uri kundya uru ruhande umva nimukomeza gusakuza ndabirukana namwe tari ha telekomande yihorere Nshyiremo iyihe ndirimbo iyihe ejo nka 9:00 Imana ibaye baranibonye kumvangira
ejo nka saa 9 numvishije umutwe uri kundya uru ruhande, iri jisho ryarabanje rirandya ndaribyiringira cyane, noneho ngira ngo wenda nuko naribyiringiye ndavana ibyo wenda biri kuntera kurwara umutwe si ikindi. Mama pole. Merci mama. Ugoye. Ntabwo ndwaye amenyo. Ngaho. Ndangije ndituriza nyine sinabifataho umwanya, ndangije ndataha. Hari ahantu twaciye mbere yo kugera mu rugo, noneho ndiyo nkajya ngira ngo nkajya numva n'umuntu uri kuvuga ari kunsakuriza ava se aha hantu niho nyine ubwaho hateye uko, ntabwo nabyumvaga nyine ngo numva ko ari njyewe waba urwaye. Ndangije muheka mu musego ufate kandi kugira tongera kwa nawe ukubita. Ndangije ubwo ngubwo turataha nka saa 4 nageze hano mu rugo za nijoro, ubwo n'ejo hashize numva natangiye kugira ikintu cy'imbeho, nkumva Mika turashwana. Numva natangiye kugira ikintu cy'imbeho, numva kamera kicaye neza. Reba hano, genda urebe ukuntu wisize ibiryo. Umuntu ushaje nkawe uri umukecuru nyine. Nangira kugira imbeho, nangira kumva nshyushye mu mubiri mo imbere, ariko wenda umuntu ankozeho ntabe yabyumva. Turaryamye biragiye mpaka saa 8 z'ijoro, nta gusinzira ntaki, nkimeze gutyo. Ubwo ngubwo saa 8 z'ijoro zigeze, hari umuti bamaye ndanywa, sindi kwibuka ukuntu witwa, uwutoba mu mazi, ko numvaga nyine umutwe noneho uri kundya biri seri, niwagira ikintu umarira. Ndangije ndagera caho rero ureke kumvangira. Ndangije numva biranze, sinasinzira, nta kintu na kimwe wigize umfasha. Umva mbabwire, mwe mugiye mureka kunsakuriza cyangwa mwicare tuganire, ntabwo mushaka kumva inkuru y'ukuntu mama yarwaye. Yego urebe ikizi, imiti iri he? Ko iki ujya kwicara hasi niba ushaka. Mureka gusakuza kandi mureka umusego arafata uriye. Hano niho mbabara, hano niho babanje gutera biranga. Nana ntabwo mbabara. Shyira umusego hano, shyira hano umusego, ceceka. Aho babanje gutera barawuhera. Abana muceceke, sibyo? Ubwo bigeze saa 8 umuti nafashe nta kintu wamariye, burinda bucya ari gutyo meze, najya gusinzira nkumva nabuze amahoro kubera ubushyuhe. Noneho bigera aho ngaho nanjye mu mutima wanjye ndemera, ndavuga noneho ndarwaye. Ndi mu bantu batajya bapfa kwemera ko barwaye pe, bimwe byo kuvuga ngo ndemeye, nyine ndemeye ngo ndarwaye wapi. Ntabwo ubundi bijya bipfa kumbaho, ndarwara nkagenda, ndarwara nkakomeza nkakora ibyo ngomba gukora, ariko noneho byari byanze. Ntushake we wajya ujya gusurira hanze bibi, naguha inzira ujye. Waretse kunyikubitaho, ndagukubita. Nawe ndagukunda sheri. Merci. Ubwo ngubwo mu gitondo nabwo bikomeza gutyo, kurya birananira, ncika imbaraga, noneho nkajya numva mu mugongo hari kumbabaza cyane cyane, ariko nimvuga ngo cyane reka urutanyicira umupira, uri kwica umupira.
biba birakomeje noneho abana barabyuka numva sinshoboye gukomeza kuryama muri karitsiye iwacu nimba ari igiterane niba ari ubukwe niba ari ubusabane si ikintu cyari cyabaye hari amasawundi menshi utamenyana ari kuva umva he baba we ntabwo hari hameze neza ku buryo umuntu yaryama agatuza noneho ndavuga ntabwo ndi bubone imbaraga zo kuguma mu cyumba ndyamye ndi no kumva abana hanze ndabyuka ndagenda ndyama hanze ku mukeka bari bari gukiniraho ndiyorosa ariko numva wapi nabwo biranze nahamaze icyakora nk'iminota 30 ndi kumwe nabo ubwo mpita njya kuryama byibura ngo numve ko ndi businzire nkabyuka ameze neza numva wapi nari mfite abavandimwe bagomba kuza kunsura ubwo bigeze saa 8 z'amanywa ndipima mbona mfite 39 ku muriro 39 bari mwinshi nibwo twafashe umwanzuro tuvaye kanjye kwa muganga abavandimwe nabo bagomba kongeraho saa 9 turapanze babangezeho imbere barandeba ariko ubuzima buri kwanga tugiye kwa muganga rero nshimira inshuti yanjye Cynthia wakoze kuza kundeba uri inshuti nziza ndagukunda cyane ubwo twagiye tukigera kwa muganga barabibona ko nta mbaraga pe naribwaga umutwe cyane cyane noneho kogaho nunamaga gutya njye nko koza ku maguru nazamuka yo nkumva nikoreye isi ndangije ubwo ndagiye bankubisemo paracetamol agaserumu bakubisemo n'indi miti nk'ingaho ngaho bihutisha serumu cyakora navuyeyo numva byagabanyutse ubwo nari ndyamye aho ngaho bari kumeza aya maserumu yose yego negereje ibisubizo baragenda barampima noneho nkajya mvuga ngo buriya bari busanga ari umunaniro nta burwayi burimo ariko nari maze iminsi ndi kumva bavuga kuri radiyo wabibonye ngaho abana bicare bare televiziyo tari hacira intoki genda uhamagara uwase genda mikagenda inani iri kurira umva manuka we Mika ukakubwira umwana nabi ubwo nari maze iminsi ndi kumva kuri radiyo bavuga ko malariya imeze nabi bakimara kumpa ibisubizo bambwiye ko nanjye mfite malariya yoyoyoyoyo nahise nangira kwibuka ibyo numvishije nangira kumva ukuntu ngo malariya ari ibibazo nangira gutekereza ukuntu malariya igiye kunkurana ikamerera nabi n'ibiki byose ariko amahirwe ni uko nihutiye kujya kwa muganga iyo nza gutinda nkajya nivura amagendo ngo nkanywa ibinini ko nubwo nabonye yarwaye nubwo nabonye mfite 39 umuriro mitangura paracetamol reka ariko Mika genda uhamagara uwase mitangura paracetamol ubundi ndayinywa cyakora nagiye kugera kwa muganga umuriro washize Mika niwe numye none abandi bana baramutanze ihangane kubw'amahirwe ndashimira Imana yuko ubu ngubu nyine byagabanyutse yego ntabwo birashira neza ntabwo imbaraga ziragaruka umugongo nawe numva uri kumbabaza cyane bikabije ariko ubu ngubu nyine wagabanyutse ndashima Imana ubu bwo wenda nizeye ko iri joro ndi bubashe kuryama nkasinzira ariko nko mu bantu twavuganye muri ayo masaha ngahe naremerewe nabi bataga bumva bavuze ngo ngo cyangwa uratwite no kwa muganga bashatse kumfatira examen yuko ntwite ndaje ndababwira icyo cyo nimukigiraho ikibazo pe icyo cyo ntabwo ari ngombwa upfa kuba ubundi uri umudamu iyo urwaye ugataka umutwe ugataka ibiki bakumva isesemi ntabwo babura kutareba ko ushobora kuba utwite ninde uzanye inkweto mu ntebe ngiye kumukubita
we wamuhamagaye wamuhamagaye ari he ari he nyine ari he ari he nyine ari he ari he ariko nyirimo ari he amata aka kanya se mika so rero Imana ishimwe ko aka kanya ndi amahoro, abana banjye bari amahoro. Hari abantu bambwiye ngo uyu nguyu dore ngiyo telekomande, hari abantu bambwiye ngo malariya ngo igiba hari ukuntu igishaka kwigira nka gripe, ngo ari igihe umuntu ayirwara ari umwe mu rugo n'abandi bakata bayirwara. Ariko Imana indindira abana, nizere ko ubu wenda nabarwariye mu mwanya wabo. Bicara wankumiwe inkumi. So rero amakuru yanjye ni uko ahagaze, abantu mu nkunda mu nsengere kwa Nyagasani, munsabire ku Mana amererwe neza, imbaraga zigaruke, ndebe ko namererwa neza nkabaha za video nari narabemereye zo mu gikoni, kuko ubu nyine nuko narwaye. Ariko ubundi nashakaga kujya ngerageza nka buri munsi nkakora video kugira ngo mbashe kuvamo abantu imyenda y'ibintu nabemereye. Ariko ni imyenda cyane n'umwenda. Hari n'abantu bambwiye ngo njye nigisha muri comment, hari abantu bambwiye ngo njye nigisha Kami ngo kuvuga. Kami kuvuga rya ntago bivamo, avuga ngo rya, ngo kurya, vuga ngo kurya, kurya. Ni ibyo kuva kera niko avuga. Harimo n'ibindi ariko mwakosoyemo, ndabashimira. Najyana bebe, mwarakoze kuri comments nziza, abantu mwamwifurije isabukuru bo kuri YouTube, ndabashimira. Hari igihe aba yabivuze uko adakwiriye kubivuga bimwe na bimwe simbyumve, kuko mwabonye twari turimo kugenda nyine tuganira bimwe, hari ubwo ntabyumvaga. Ariko mwarakoze cyane, ndabashimira. Ikindi hari abantu bansetsa, abo bareka mbihorere, tuzabavugisha ubutaha nkomeyemo. Sinagenda nababwiye rero ko muri Hayati bafite amakanzu meza. Waba uri umumizerima, waba utari umumizerima, ushobora kujyayo ukigurira ikanzu nziza, ukambara ukikwiza, ukaberwa. Bafite amaparufe. Nuko nkunda kuvuga ngo amakanzu, ariko bagira ibintu byinshi. Bagiramo amaparufe, bagiramo amasandali y'abagabo, amakanzu y'abagabo, bagiramo turiya tuboro, nzababaza ukuntu twitwa, tumwe umuntu acomeka mu nzu agashyiramo nk'ububani mu nzu hakaba hahumura neza. Bagira amaspray yo gushyira mu marido, bagira amaspray yo gutera mu ntebe, nyine ibintu bishobora guhumuza mu nzu hakaba hameze neza, ku buryo umuntu wese yinjira iwawe agahita yumva ariho hambere. Urumva bagira ibintu byinshi cyane kandi ntago bahenda. Mubagane rero, muhamagare 0788 15 31. Akire we Mika wamuhaye umwana we, muhereze, muhe bebe. Nta kibazo. Muhamagare 0788 15 10 30. Mana, abana bari gutuma mvuga nabi nimero. Icara hano gatuma mama. Bibi 0788 15 10 31. Iyo ni nimero yo muri Hayati. Mwihangane, ikiganiro kirimo abana ntago cyaburamo akavuyo n'amapoze menshi. Ikindi kintu gikomeye mu buzima mutagomba kwibagirwa ni ukwiyitaho, mukivura ama infection, mukasiga mu mutwe amavuta akuza imisatsi, mukagabanya ibiro, mukagabanya inda,
murabizi ko muri Sunroot ibyo bintu ari inshingano zabo. Bimwe mu bintu byatumye Sunroot muyimenya ni uko ifite product nziza igabanya ibiro. Bafite slimming powder nziza cyane ukuraho ibiro kandi ukabona resulta mu gihe gitoya. Hamagara 0720 iyo product abantu mukunda kumamagara mumbaza ngo se koko ngirakora. Iriya product irakora mu gihe wayifashe neza kandi ukabona resulta mu gihe gitoya. Apana kuvuga ngo bizagutwara ngo igihe kinini ngo kugira ngo utangire ubone resulta. Igutwara igihe gitoya kugira ngo ubone resulta mu gihe wayikoresheje neza. Ndabakunda cyane rero, Imana ibamere umugisha. Abantu mu nkunda nongere mbibutse munsabire kuri Nyagasani nyire mbone imbaraga nongere nkore. Wisheri ngwino hano. Ndabakunda cyane, bye. Jugunya koko, genda ujugunya.